Muri episode y'ubushize duherukana mbabwira amabi Fifi yakoraga n'uburyo nageragezaga kuva mu kigare cyabo ariko bikanga. Duherukana kandi mbabwira uko nagiye gusura wa mwarimu nagira ngasanga yarandakariye ariko simenye icyabiteye. Yaranyegereye aranyitegereza mu maso maze arambwira ngo Ana, ndagira ngo nkubwire ko igihe kimwe uzasanga waribeshye cyane, ushatse wahinduka ukaba Ana wa kera amazi atararenga inkombe. Ndamubaza nibyo nibiki ari kuri kumbwira, ndabona nshobora kuba nakoze ikosa ubwo nahitagamo kuza hano. Arambwira ngo Ana, ninjye ukwiye kukurakarira kuko ukurikije ibyo wankoreye sinari nkwiye kuguha umwanya wanjye nibura isegonda na rimwe. Nakomeje guhatiriza ngo mbwire ibyo ari byo kuko numvaga ntacyo umutima ushinja. Kamera irazamuka nangira kumubwira nabi, abonye ndakaye atangira kumbwira. Arambwira ati baze kunyemera ngo duhure n'ahari ukugira ngo nkatire umbwire nabi unkoze isoni mu bantu. Uzikuna abantu twaduhagararanye bandebye, nanjye ubwenge nasigaye nireba mbona nshobora kuba mfite ikibazo cyangwa atari ngiye ibyo bintu biri kubaho. Icyakubwira ukuntu ari nangiye kugira icyizere ko waba nibura ugiye kumbwira akajambo keza. Nababajwe n'ukuntu utigeze uza ngo ubinyibwirire ahubwo ukantuma uriya mushizi w'isoni kazi ngo ni Fifi. Ayo magambo narayumvise banza kweberwa ibintu ambwira. Naguye mu kantu ndarahira ndatsemba ko Fifi ntigeze imwohereza ngo bahure. Ikindi mubwira ko ntigeze nandikirana nawe, ariko nyeretse muri fone ye mbona twaravuganye. Gusa nareba iwanjye ngasanga ntitwavuganye. Nahise numva ko byose ari imipango ya Fifi pe. Naramubwiye ni nyine uriya mukobwa waje ngo muhure yakekaga ko dukundana, rero yashatse kudutandukanya kuko n'ubundi niwe wajya gumbwira kujya mu bakobwa. Nyine twabivuganyeho nsaba imbabazi birarangira maze ndataha. Nagezeho ngomba gufatira imodoka amasanga umugabo w'amasenge aransuhuza turaganira, yewe ndanamugaye ukuntu yataye urugo. Arambwira ngo na nyogosenge nawe ni yari yoroshye. Ndamubwira ni nubeshyire masenge mwese ndabazi twarabanye. Arambwira ngo ibaze ukuntu wirirwa ushakisha so kandi nyogosenge amuzi ndetse banavugana cyane. Numva ngize akantu umutima urasimbuka, nangira gutekereza ku bagabo bose nabonaga baganira n'amasenge uwo twaba dusa. Anongeraho kandi ko na wa mwarimu mvuye kureba inshuti yanjye abizi ko yabimubwiye. Mbanza kugira ngo arambeshya, ndamubwira niba se wowe ubizi wabimbwiye. Aranga ngo bitazamuturukaho ahita anyiyaka aragenda. Yansizaho numva umutwe urashyushye, mbona abantu bose ninjye barimo kureba. Aho gutega ngo nahe nkuko nari nabiteguye, nahise mfata inzira nsubira kureba wa mwarimu meze nk'umusazi. Numvaga wagomba kubimbwira uko byagenda kose kuko yari inshuti yanjye. Nakubise urugi mpita ninjira vuba vuba. Arambwira ati cyore kugarutse se gutyo ubaye iki? Mpita musubiza ni umaze igihe kingana icyo uzi papa. Arambaza ati ndamubwira nibyo mvuze se ntabwo byumva, umaze igihe kingana iki uzi papa? Arambwira ati banza tuze nkuzanira amazi. Nari mfite agahinda n'umubabaro nibaza umuntu mfata nk'inshuti ikomeye mu buzima bwanjye ukuntu ashobora kumenya aho ikintu nk'icyo agaceceka kandi azi uburyo nari mfite inyota yo kumenya data. Numvaga nubwo yabimbwira ntazigera mubabarira. Yanzaniye amazi mu kirahure somaho rimwe ubundi ndamubwira nti uri mu bantu nafataga nk'inshuti zikomeye mu buzima bwanjye kandi nkumva ntifuza kubatakaza na rimwe. None mbabarira umbwira ukuntu ushobora kumenya amakuru nk'ayo ubizi ko nayashakaga hasi hejuru warangiza ukabimisha. Cyakoze urambabaje pe, urambabaje ku rwego mbura amagambo asobanura uko umutima wanjye usobetse amaganya. Mbonye ko nakugiriye icyizere udakwiriye. Yakuruye intebe anyicara iruhande arambwira ngo Ana, kera umugabo wa nyogosenge yigeze kuza kunyaka amafaranga nk'uko yari yarabimenyereye, ayabaza abonye tuzuye dusa nk'abaserera. Aracikwa arambwira ngo menye amateka yawe sinakongera kugukunda. Akimara kubimbwira atumye ngira amatsiko, nemera kuguza andi mafaranga ndayamuha kugira ngo amandi makuru yose. Amaze kubimbwira nanjye numva ndababaye, numva nguye mu kantu nkugirira impuhwe. Maze arambwira ngo sinzigera mbikubwira ntagukomeretsa cyangwa ukaba ushobora kwiyahura. Gusa icyo nakubwira Ana, papa wawe uramuzi kandi mujya muvugana ndetse usanzwe unamukunda. Noneho ayo magambo yambwiye yaneye kwibaza cyane, nekereza mu nshuti zanjye abantu bose tuganira umuntu nkunda, ibitekerezo byanjye bijya kure. Ndamwinginga ngo basa bimbwire, anyima igisubizo. Aranga, niba ari ibanga yagiraga, niba ari ukunyihimura kubera amagambo Fifi yamubwiye, sinzi pe. Naramurebye mbura icyo mukorera
mfata y'amazi yari mu kirahure ubundi nyamucuriraho mu maso ndasohoka. Numvaga ngiye kugenda nkabaza mama kandi nkaruhuka ari uko ambwiye data, mbese numvaga nari bumuha amahoro atarama igisubizo. Nageze mu rugo nsanga mama yagiye mu masengesho, maze negera sogokuru ndamubaza, ntariko sogoku, ubundi mama ntabwo yigeze akubwira uwaba aramuteye inda? Rwose ndifuza kumenya data kandi ndumva ntagishoboye gutegereza igihe kirekire. Arambaza ati se ubundi Ana, urashakira iki kumenya so? Ko mwitaho uko nshoboye kose, hari icyo umubyeyi akorera umwana ntigeze ngukorera? Gerageza kukubera se uko nshoboye kose nubwo nshaje. Ubundi se kuko uzi wa mugani wawe utagikeneye kurerwa, watusha ibyo bitekerezo byo gushakisha so ukabyikuramo. Erega nawe nayobewe ko yabyaye, iyo aza kuba gukeneye yari kubera gushatse cyangwa se akakubwira ko uri umukobwa we. Numvise ibyo sogokuru ambwiye ari ukuri, numva bwa burakari buragabanyutse. Ndavuga nese ubundi wa mugani ndamutse mushatse we atanshaka, ese aramutse yarihakanye mama akaba yaramutereranye? Numva mbivuyemo nigira kuryama, ndavuga ni nabishaka azanyiyereka. Hagati aho ariko wa mwarimu ntiyahwemye kumpamagara, ari nako nanyohereza ubutumwa bugufi ambaza niba ameze neza cyangwa se ntaba nigiriye nabi. Nanze kumwitaba birangira namubrotse kuko numvaga yambabaje cyane. Hashize iminsi 3 twagiye kwakira Rigani ku kibuga cy'indege. Mbese nari nashyushye, imyenda naguze, inzara nakoresheje, yewe n'imisatsi sinakubwira. Bwari bwo bwa mbere tugiye kubona n'amaso ku yandi. Nashakaga ko mbona neza kandi koko niko byagenze. Yarambonye aranyishimira, ambwira ko yakunze ukonsa. Twamujyanye kuri hoteli yagombaga kubamo, turanasangira twese n'abandi ba boss ladies, kuko iyo hari umusheri w'umwe muri twe wazaga, twese twajyaga kumwakira uko byagenda kose. Hari ikindi kintu rero ntababwiye kuri boss ladies. Iyo babaga bari busohoke, umwe muri bakagira impamvu ituma ataza, yagombaga kohereza amafaranga ari bwishyure facture bakonsomye. Bukeye bwaho rero nagiye kureba Rigani kuri hoteli njyenyine. Twabonye umwanya wo kuganira ibitwerekeyeho, turamenyana bihagije, ndetse numva urukundo rwagurumanye pe. Ariko ubwo Fifi yakundaga kumpamagara akambwira ati kutazana amafaranga y'umunyamahanga, ariko uzwara ibintu nikopesheje kandi ngomba kwishyura, kutazana ibiceri ngo nishyure. Njye se ngomba kukwishyurira ideni? Ikindi kandi sindi ingwate yawe. Ayo magambo arisaza. Ati ibyo ntiwabimbwira, nakuguriye telefone ugomba kunyishyura rero. Ubwo nari naramenya ko iyo fone yitiriraga ko yampaye ari Rigani wari woroheje amafaranga. Bwa mbere mu mateka Fifi naramukatiye sana. Ndambwira ni Rigani nsigaye mukunda, attention sinamukura. Uzategereza ikindi gihe nzabonera bourse ubundi nguhe ibyawe. Arambwira ngo ubonye Rigani rero aje none utangiye gutera ubuzuru hejuru. Umva ndashaka amafaranga yanjye kandi vuba cyangwa nziyishyure. Ndambwira niba udashoboye gutegereza ugenda ukora icyo ushaka cyangwa uzongera umubitishe nk'uko usanzwe ubikora. Ndambwira ni Fifi ugira imico mibi Imana yanjye, sinzi impamvu ntarekana nawe, buri kintu cyose ugikora mu nyungu zawe. Ese ubundi Fifi hari inshuti nyanyayo ugira? Arambwira ngo nzishyura kandi nzashyiraho n'inyungu. Ndamukupa ndiryamira. Ku mugoroba Rigani ranyohereza imodoka iza kuntwara twigira kwitemberera. Bitana nabyibagirwa. Rigani niwe muntu wenyine wangaruraga ibyishimo, agatuma nibagirwa shida zose. Nyuma y'iminsi ne Fifi yarampamagaye ansaba imbabazi, turanasangira dina. Mbona nta kibazo. Gusa ikintu nibuka, meruka nandikira Rigani kuri WhatsApp mubwira ko ndi kumwe na Fifi ndetse muhana adresse yaho twari turi, kuko namubwiraga byose ntacyo muhisha. Twe dusigaye dukundana pe. Amakuru Lydia yahaye Rigani, Lydia nawe twe turi mu kigare kimwe, ariko aganira na Fifi cyane, mbese yari nk'imandwaye. Yabwiye Rigani ko ari amafaranga nanze kwishyura Fifi, kandi ko kugira ngo ayishyure yamboneye umukiriya ugomba kundarana ubundi akamwishyura. Ni nako yabikoze pe, ankirira ibinini bisinziriza muri champagne. Ngo Lydia amaze kubibwira Rigani, yahise aza yihuta. Ngo yarahageze asanga uwo mugabo wanguze amwishyura amafaranga akubye 3 yayo yari yanguze, maze abari unahana. Nuko nabyutse nisanga ndyamye mu buriri bumwe na Rigani. Wewe wakurikiye iyi nkuru, wakoze kubana natwe kuri Connect with Joe, naho ubutaha muri episode ikurikira.